toxic relationship. Uru ni urukundo rumeze nk'urwavumwe, urukundo rumeze nk'urwarazwa amatiku n'amazimwe, urukundo ruhoramo intonganya za buri kanya zitajya zishira, rwa rukundo rudatanga ibyishimo byo mu mutima. Abantu benshi babayeho muri toxic relationship ariko kubera ko badakubitwa cyangwa ngo batukwe batangira guhumiriza bakishakamo impamvu zo kwihumuriza. Nakwita defense mechanism. Ibi ni ibisanzwe. None se ko nakubitwa muri make nta hohoterwa ryo ku mubiri nkorerwa, ibi nzabyihanganira. Reka nze mbabwira aka kantu. Kera hariho abagabo babiri b'inshuti, hari hashize igihe kinini batabonana. Umwe ajya gusura mugenzi we. Mu gihe ari kumutembereza mu nzu, yumva ijwi ry'ikintu kiririra mu nguni. Riya si ya mbwa yawe irimo irarira? Yego niyo. None ko irimo iraboroga yabaye iki? Imbwa yanjye nta kibazo ifite, ahubwo nuko iryamye mu musumari gusa. None kubera iki itari kubyuka mu uwo musumari ngo ihunge ubwo buribwe? Oya, imbwa yanjye ntabwo irababara. Ntabwo umusumari urayibabaza bihagije niza kubabara iraza kubyuka. None wowe ubayeho muri toxic relationship ndagira ngo nkwibarize. Ukeneye kubabazwa bingana iki? Ukeneye kumva uburibwe bungana iki ku buryo wahunga uwo mukunzi wawe ukubabaza? Ku buryo wahunga urwo rukundo rutaguha ibyishimo? Wowe ubayeho muri toxic relationship ndagira ngo nkubwire yuko utagakwiye gukomeza kwemerera ubwoba kukuzirika mu rukundo rw'amatiku n'intonganya za buri kanya zitajya zishira. Ntabwo ari rwo rukundo rwawe rwa nyarwo. Webeka bamuka sore to kuza wirozonga wigendeshwa gake. Birashoboka yuko hari ikintu runaka kikuziritseyo. Ese n'ubwoba bwo kubaho nta mukunzi ufite? Ese n'ubwoba bwo gutangira ubuzima bushya? Cyangwa n'ubwoba bwo guhomba ikintu watayeho umwanya n'amafaranga? Kugira ngo ubashe guhunga ibi byose nuko ubanza kumenya neza ikikuziritse, ugahera ikibazo mu mizi. Kuko iyo wishe igitera gitera na gitera uba umurangije.